Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze muri aka kanya. Nk'uko mubizi twebwe tugaruka ku makuru agezweho cyangwa se amakuru abacicikana cyangwa se andi makuru y'ingenzi yabagira akamaro. Muri aka kanya rero tugiye kugaruka ku makuru y'uyu muhungu. Uyu muhungu uri gucicikana ku ma TikTok no kuri za Facebook, uririmba bitangaje, ufite impano yo kuririmba, uhamya Kristo ko yazutse koko. Mbere yuko dukomeza, nenda kwibutsa gukanda subscribe, ugakanda like, ukandika na comment uduha igitekerezo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Nk'uko abenshi mwabibonye cyangwa se no kubatarabibona, uyu ni umwana uririmba, akaba afite impano yihariye, aririmba ngo yazutse, ukabona ko ari ibintu bimurimo. Twagiye tubona ba mutagatifu, tugenda tubona n'abandi benshi, ariko uyu nguyu we ararenze, uyu nguyu yarakubiye. Umwana rero akaba avuka muri paruwasi ya Kanaba, akaba aririmba muri Pueri Cantores Kanaba. Ndakeka benshi mubizi cyangwa se mwarabibonye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo buri umwe wese agira uruhare mu gushyigikira izi mpano z'abana kugira ngo zibashe kuzamuka kandi bazamuke batere imbere, kuko ni ibintu byiza kandi bifite akamaro. Izi mpano zabo ntizigapfa ubusa, duhari twagakwiye kubafasha kugira ngo tubashe kuzizamura, nabo bagire aho bagera cyangwa se bagire urwego bubaka, ibintu birusheho kugenda neza. Umwana rero bamwita Eric, niryo zina rye, afite n'irindi ariko izina ryoroshye kurifata ni Eric, ni izina rito cyane, ni izina ryiza cyane kandi rimwemerera ku kazi akora, kugakora neza kandi abifitemo umutima. Rero ndabibutsa kugira ngo mukomeze mumufashe kumushyigikira mu bikorwa bye, mu miririmbire ye, ibintu bizarushaho kugenda neza. Mwibuka gukanda subscribe, like, mukandika na comment muduha igitekerezo. Bye bye, turabakunda cyane.